Haleluya, 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 haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data muri iki gitondo, aho uri hose, aho uherereye hose, nshuti yanjye, abakristo ba Elayono Mountain Church mu Rwanda, mwese abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, nshuti zanjye, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje, Imana yongere ibanezeze. Munyemerere dutangirane iki cyumweru imbaduko yo gusenga no kuba imbere y'Imana. Tubanje Imana muri iki cyumweru uhereye kuri uyu munsi wa mbere w'iki cyumweru kuzageza ku cyumweru. Imana izahabe mu izina rya Yesu Kristo. Imana izakubambira amahema, uzabona Imana umunsi ku munsi, isaha ku isaha, isegonda ku isegonda. Kuboko kwera kwa Yesu Kristo kuzabagote. Uwiteka Imana azapfumbatura igipfunsi cyahaze kwifuza kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana yumva gusenga, dushimira Imana yita ku banyamibabaro ikabahanagura amarira, dushimiye Imana yera, dushimiye Imana nyamana, dushimiye Imana umuremyi w'isi n'ijuru, dushimiye Imana y'inyabubasha, dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ufatanye nanjye gushima Imana. Aho igejeje ikora tubaye tuyishimiye. Aho igejeje ikora, ikurwanirira, ikuvura uburwayi, ikurengera bikomeye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Mwene data ndagushuhuje, nifuje ko tubana mu bihe byiza byo gusenga, nifuje kubyuka ushima Imana, nifuje kubyuka ubanza Imana hose muri byose, nifuje ko wongera ugakubura ubwiza bw'Imana, nifuje yuko muri iki gitondo wuzura imbaraga z'umwuka wera, nifuje ko muri iki gitondo unezererwa Imana utitaye kuri situwasiyo uhagazemo. Nimba uri mu kigeragezo, tumbira Yesu wenyine. Nimba kandi Imana yoroheje umusonga, komeza uyisenge ibirangize burundu. Niba Imana yaguteretse mu mashimwe, haleluya, ntiwibagirwe gushima Imana yakurwaniriye, yagutabaye, yaguteturuye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyukiye imbere y'Imana kandi dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga. Nyemerera muri iki gitondo twongere tuze mu ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe ugira uti iby'Imana yanga nibi. Imana ishimwe. Biradukwiriye ko dusenga ariko tukamenya n'ibintu Imana yanga. Iyo umenya ibintu Imana yanga, urabireka. Muri uko kubireka no guhindura imyitwarire, nibyo bita gukizwa. Ni ugukizwa, ni ukwitandukanya. Gukizwa ni ukureka imirimo ya kamere. Gukizwa ni ukureka iby'Imana yanga. Imana ishimwe. Iby'Imana yanga nibyo bigutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Iby'Imana yanga nibyo bituma uhinduka ikizira imbere y'Imana, mu maso y'Imana. Iby'Imana yanga nibyo bikukururira mu kaga muri iyi si, ndetse ni nabyo bigucira urubanza igihe uzaba urangije iminsi yawe yo kuba kuri iyi si. Iby'Imana yanga nibyo bizagushinja. Iby'Imana yanga. Ese ugikora iby'Imana ikunda? Ese wumva uharanira kuva mu byaha, kuva mu by'Imana yanga ngo winjire mu by'Imana ikunda? Ese iby'Imana yanga urabizi? Ese urabisobanukiwe? Ese ntiwaba ubyicayemo kandi witwa umukristo? Iby'Imana yanga nibi. Reka dusome igitabo cya Salomo, imigani. Turasoma ibice 6, turasoma n'umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. 6:16. Titire yaho handitse ngo iby'Imana yanga. Ariko reka duhere kuri 12. Handitse ngo umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi y'ibibi, niwe ugendana umunwa ugoreka.
akicirana amaso, akavugisha ibirenge, agacisha amarenga intoki ze. Umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi, akabiba ibiteranya. Nicyo gituma amakuba ye azamutungura, azavunika vuba kandi ntazungwa. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Imana itugirire neza, Imana idusange. Dusomye amagambo menshi cyane tuvuye kuri 12, dusomye amagambo akubera indorerwamo. 16 havuze ngo hari ibintu 6 ngo ndetse n'7. Ibyo bintu ngo Uwiteka arabyanga ngo kandi bikamubera ikizira. Hari ibintu Imana ireba bikaba ikizira. Niyo mpamvu uzumva ijambo rivuga ngo Uwiteka azabe. Nuko hari n'abantu Imana ibona nk'ibizira bitewe n'ibintu bakora. Uwiteka Imana adusange muri iki gitondo. Uwiteka Imana umwuka wera gusobanurire iri jambo ko hari ibyo Uwiteka yanga ngo bimubera ikizira. Ibintu 6 ndetse 7. Ndagira ngo nkubwire ngo ugarukiraho muri iki gitondo umaze kumvira ijambo. Atangira avuga ngo amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya. Reka twivugire kuri ako karongo uyu munsi ngo amaso y'ubwibone n'ururimi rubeshya, ngo Uwiteka ibyo bimubera ikizira, ngo kandi akabyanga urunuka. Birashoboka ko bibaye mutazi ko ari ikizira urimo. Amaso y'ubwibone n'ururimi rubeshya. Ushobora kuba ugenda ubeshya, ushobora kuba ugenda wibona ndetse wibonekeza ukagira ngo ntabwo wahindutse ikizira imbere y'Imana. Uwiteka Imana ibyo arabyanga ndetse ngo bimubere ikizira. Yewe wamwibenewe, yewe wawubeshya we, ndetse ukagerekaho no kubeshyera abandi. Nugarukiraho muri iki gitondo, emerera Yesu Kristo akweze, emerera Yesu Kristo imbaraga ze zikumanure, zimanure iryo rari ry'ubwibone no kwishyira hejuru no kubeshya no kubeshyera abandi, kuko ibyo ngibyo ni ikizira imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndetse ngo Uwiteka byanga urunuka. Bimeze gute mama? Bimeze gute mukobwa we? Ese bimeze gute wa mugabo we, wa musore we? Ko ijambo ry'Uwiteka rikubwiye muri iki gitondo ngo kubeshya ngo ni ikizira imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo umuremyi wawe, kandi ukaba wigaramiye mu kubeshya, ndetse n'ubeshya gusa ubeshyera n'abandi. Ese ko wibeshya ijuru kandi ukavuga ko uri umukristo, ijuru uzajyamo ni iryahe? Ijuru ry'ababeshyi ntago ribaho, ijuru ry'abibone ntarihari. Yewe reka nkubwize ukuri, ijambo riratubwiye ngo hari ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka Imana yanga ndetse bikamubera ikizira. Ibyo bintu Uwiteka arabyanga, byanga urunuka, kuko iyo wabaye ikizira imbere y'Uwiteka Imana ugenda n'umuvumo. Ndagira ngo nkubwire wikontorore,
mwa kino gitondo kontorora ibyo uvugisha urwo rurimi rwawe, kontorora imyitwarire yawe. Ese nta bwibone wibonaho? Ese nta kubeshya ufite? Ese nimba Imana ivuze ngo kubeshya ni ikizira, wowe ukaba ntubeshya gusa, ahubwo ugerekaho no kubeshyera abandi. Urumva rwose uyu munsi Imana iguhaye amahirwe, ikongereye andi mahirwe. Nuce bugufi mu izina rya Yesu Kristo, niwongere usaba Imana imbabazi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wakira agakiza, va mu bintu byo kubeshya, va mu karindagiza, va mu kubeshyera abandi, kuko ibyo ngibyo urabikora Uwiteka Imana akakwihorera, ukibwira akahwanye nawe. Ariko ijambo rirambwira ngo ibyo byose azabitondekanya, azabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Bari abantu bose wagiye ubeshyera, bari abantu bose wagiye ucomekeranya, bari abantu bose wagiye ushyiraho imanza mbi, bari abantu bose wagiye ushyiraho icyangiro, bari abantu bose wagiye ubeshya ukabatandukanya. Uwiteka Imana azabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana, kandi ngo ibyo Uwiteka Imana byangurunuka ngo ndetse bera ikizira. Ibyo rero byatumye ubikizira imbere y'Imana. Akira Yesu Kristo, ongera amaraso, ongera wake imbabazi Imana, ongera wiyuzuze n'Imana, ongera usabe Yesu Kristo amaraso yawe aguhumanure, akweza gukureho ibyo bizira byose, agutura iyo mitwaro. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Imana ikugire neza. Shalom shalom. Mbifuriza umugisha w'Imana iki cyumweru, nuhure n'imbabazi z'Imana, niwongere wiyunge n'Imana. Amaraso ya Yesu Kristo akugwireho, kandi imbaraga z'Imana zinesha icyaha n'igisa nacyo nizuzure mu mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom.